ibitekerezo byinshi. Hari nk'igitekerezo cyitwa Odyssée, le mythe d'Odyssée. Tukomeze tuzamuke tunyure ku bandi ba Buddha, ba Jean-Jacques Rousseau, ba Sigmund Freud, ba Jean-Paul Sartre, ukazamuka ukagera kuri Heidegger na Foucault. Ndakeka ku batangizi ntabwo tuzabaho umutwaro cyane wo kubaha principe za filozofiya, ahubwo tuzagerageza kubahereza iby'ingenzi bikeya mwamenya kuri buri mu filozofe, ku mateka, l'histoire intellectuelle, morale et spirituelle. Navuga ku mateka ajyanye n'ubwenge intellectuel, imyitwarire, la morale et la vie spirituelle, n'ubuzima bwa roho. Igice cya mbere rero turahera kuri Homère ugera kuri Plato. Homère à Plato. Umuntu yabanza akibaza la naissance de la philosophie. Ese filosofiya yavutse gute? Iyo witegereje muri byinshi Plato yanditse, ubona ko filosofiya ye iroroshye kuyumva. Genre littéraire yakoreshaga, uburyo yakoreshaga ni uburyo bwa dialogue, ikiganiro akenshi cyabaga kiri hagati ya Socrate n'abandi bantu. Socrate ari mwe mu bahanga iyi si yagize. Bavuga ko Socrate, Buddha na Yezu aribo bagabo batatu iyi si yagize b'abahanga, kuko nta nyandiko bigeze bandika, nta kintu banditse, ariko ibyo bavuze bo babaga mu buhanga, ntabwo bari bakeneye ubuhanga. Twibukiranye ko filosofiya bivuga, ugabanyije ijambo mo kabiri, ni philos sophia. Philos bivuga amour, biva ku nshinga iri mu mbundo yitwa philein. Philos bivuga amour, urukundo, love. Naho sophia bikavuga wisdom. Rero filosofiya ni urukundo rw'ubuhanga, ariko mu buryo bwo kubushakisha. Hano rero wasangaga muri izi discours cyangwa se dialogue Plato yagiye yandika mu bitabo bye byinshi yanditse, wasangaga zibumbye cyane, zibumbiye kuri Socrate, ariko bakiga ku bintu bitandukanye, harimo la beauté, ubwiza, le courage, imbaduko, la vertu, ndangagaciro, et la justice. La justice ni ubutabera. Plato rero yatekerezaga ko les apparences sont trompeuses, ni ukuvuga ngo ibyo tubonesha amaso biratubeshya. Urugero, iyo ufashe inkoni ukayijomba mu mazi, iyo witegereje neza usanga inkoni yacitsemo. Iyo urebye mu mazi ubona yacitsemo. Or inkoni bikiri nzima, ariko kubera ko les apparences, ibintu tubonesha amaso akenshi bikunda kudushuka, ubwo ushobora kwibwira ko inkoni yacitsemo kandi ari nzima. Plato rero muri filosofiya ye yakundaga kuvuga ko yibandaga cyane ko les apparences sont trompeuses. Yatandukanyaga amasi abiri, monde des idées et le monde sensible. Monde des idées niyo monde iri réel, niyo monde ya isi y'ibitekerezo, ni isi nyayo. Naho isi sensible yitubamo ikaba idushuka, trompeuse. Ibi ngibi turagenda tubisobanukirwa au fur et à mesure ko tugenda turebera hamwe filosofiya ya Plato. Gusa mbere na mbere munyemerere tubanze duse n'ababisasira, tubanze duse n'abashinga fondation, noneho mbabwire muri makeya muri icyo gihe, muri iyo epoke ya Plato, uko ubugereki bwari bumeze. Ubwo ni hafi mu kinyejana cya 5 mbere y'ivuka rya Yesu. Hari icyo bise rero le miracle grec. Le miracle ni nk'igitangazo cyo mu bugereki, ni ukuvuga c'est-à-dire la naissance de la philosophie occidentale, ni ho hari ivuka rya filosofiya yo mu burengerazuba bw'isi. Abahanga benshi bafata Plato nk'umufilosofe wa mbere wabayeho muri iki kiragano cyacu, ni ukuvuga notre génération. Ubuzima rero intellectuel bwa Athene muri icyo kinyejana cya 5 bwari bwiganje cyane cyane mu mashuri. Habaga amashuri menshi philosophique, amashuri yigisha filosofiya. Mbere na mbere twavuga academy ni ishuri rya Plato.